Yes, ibihe byiza reka twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye mu mpande enye zigize isi. Inkuru y'akababaro itugezeho nonaha iravuga ko Ale Mukurarinda umuvugizi wa guverinoma wungirije yatabarutse cyangwa se yitabye Imana. Ale yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye harimo na Tsinda Abatsinde yahimbiye Amavubi. Uyu mugabo cyangwa se twafata nk'intwari yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi, akaba yitabye Imana tariki 3 Mata mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Ni inkuru ibabaje ku banyarwanda ndetse n'u Rwanda muri rusange. Amakuru ahari amaze kutujyana navuga ko yaba yishwe na attack cyangwa se stroke y'umutima, yaba yishwe na stroke. Ubwo ni ukuvuga attack y'umutima, akaba ari cyo gihari cyamaze kumenyekana cyangwa se amakuru ari gucicikana yamaze kumenyekana y'icyo yaba yazize. Nta kundi ni kisimera twihanganisha mu muryango we ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Yakoze navuga ni may your soul rest in peace. Ale Mukurarinda wakoze akazi wari ushinzwe neza, wafashije impano zitandukanye cyane cyane mu muziki. Njyewe by'umwihariko namumenyeye cyane aririmba kuko yaririmbaga indirimbo nziza cyane. Nakundi u Rwanda rwaba rubuze uyu, yari imfura cyane. Iyi minsi nubwo mbona igoye. Ale Mukurarinda rero ngayo nguko iby'amateka ye n'ibindi n'ubundi buzima bwe tuzabiganira ejo, ariko nta kundi twavuga uti Imana imwakire mubaye. Ariko ndajya mubwire ko Ale Mukurarinda yigeze kuba umushinjacyaha n'umuvugizi w'ubushinjacyaha, ndetse n'itangazo ry'inama y'abaminisitiri ryo kuwa 14 Ukuboza 2021 ryahaye Ale Mukurarinda kuba umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Niwe wavugiraga ubushinjacyaha muri icyo gihe, ndetse mbere mu mwaka wa 2015 niwe wavugiraga ubushinjacyaha muri icyo gihe, ndetse yanaburanaga imanza nyinshi zikomeye mu gihugu. Yibukirwa ku rubanza rwa Ingabire Victoire kuko ariwe wamushinzaga. Yaje gusezera rero kuri iyi mirimo mu mwaka wa 2015, ahita asanga umuryango we Burayi, kuko hari i Burayi kuko yashize iminsi mike umugore we abonye imirimo mu Buholandi muri Heineken. Nyuma yagiye kuba muri Cote d'Ivoire aho umugore we yari yarabonye imirimo nk'ushinzwe iyamamazabikorwa mu ishami rya Heineken hariya Abidjan. Mu minsi nyuma gato umugore we yongeye kubona imirimo mu Rwanda muri Bralirwa, bituma umuryango ugaruka mu gihugu. Mukurarinda wari warabaye umushinjacyaha guhera mu mwaka wa 2002, yahise ajya kuba cyangwa se aba umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Ngira ngo ni Yolande Makoro. Hari muri Nyakanga mu mwaka Nyakanga n'ubundi muri uyu mwaka wa 2021. Icyo gihe kandi ni byinshi byagiye bivugwa, gusa reka tube turekera ku bijyanye n'amateka y'icyo twavuga nuko yari umugabo ndetse wari ukunzwe cyane ndetse bitangiraga igihugu yitwa Ale Mukurarinda. Icyo twavuga Imana imwakire mu bayo. Nta kundi kabisa, bibaho nubwo ari inkuru biba bigoye kwakira, ariko nta kundi. Imana ikomeze umwakire mu bayo kandi mutuza heza. Hari igihe tuzongera kubonana nitwa Jay, narikundi ibitekerezo by'abagore. Reka mbabwire murari neza kandi mukomeze kwihangana kabisa, byose biba ku isi. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Peace out.